Hari imvugo y'umwe mu bagabo bakomeye akaba afatwa nk'intwari ya Afurika yitwa Nelson Mandela. Yamenyekanye ku mvugo igira iti "It seems as impossible until it is done." Ati bihora bigaragara nk'ibidashoboka kugeza igihe bikozwe. Niba hari umugabo wakoze ibyo benshi babonaga nk'ibidashoboka kugeza we ubwe abikoze, ni Diamond Platnumz. Uyu Diamond Platnumz yakuriye mu bukene, yabaye umuzunguzayi, yakinye urusimbi ngo abone amaramuko, yaciye epfo na ruguru kugira ngo abone ibimutunga we na mama we. Ariko nyuma y'ibyo byose ni icyamamare, niwe muhanzi wa mbere ufite abamukurikirana benshi ku rubuga rwa YouTube muri Afurika. Ni umuhanzi ukora ibitaramo bikitabirwa cyane hirya no hino ku isi. Hanyuma y'ibyo ni umushoramari, akaba umukire utunze arenga miliyari 15 z'amanyarwanda. Diamond Platnumz ni umuhanzi waciye mu buzima butoroshye kugira ngo ayamamare, ariko agakoresha n'amayeri ahambaye kugira ngo agumane ubwamamare bwe, ku buryo ibi byose ari ishuri kuri benshi. Ubuzima bwe ni isomo utakwigira mu ishuri iryo ari ryo ryose. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima ndetse n'amateka bya Diamond Platnumz. Niba nawe ujya wibaza byinshi ku buzima bw'iki cyamamare Simba, muhaye ikaze Nepo TV official. Tubana mu biganiro bitandukanye, ibiganiro bya siporo, ibiganiro by'imyidagaduro ndetse na documentaire zigaruka ku byamamare bitandukanye. Muhaye ikaze musaba ko wakora subscribe niba utarayikoze, ndetse ugasharinga kino kiganiro ugatanga n'igitekerezo cyawe. Muhaye ikaze. Diamond Platnumz amazina y'inyakuri ni Nasibu Abdul Juma Isaac. Yavutse kuwa 2 Ukwakira umwaka 1989. Yavukiye mu gace ka Tandale, aha ni muri Dar es Salaam muri Tanzania. Yakuranye n'umuryango utifashije, nyina niwe wamureze wenyine bitewe nuko yari yaratandukanye na se umubyara, ndavuga ise wa Diamond Platnumz. Bitewe nuko uyu mugabo yari umusinzi ndetse yakundaga gutaha yasinze, agahohotera umubyeyi wa Diamond Platnumz ndetse agahohotera na Diamond ubwe, kandi ubuzima bwabo ntabwo bwari bworoshye. Hari igihe Diamond yigeze kuvuga ko bitewe n'ibyo se yamukoreye iki gihe yumvaga atazigera mubabarira. Akiri muto yatangiye gukunda umuziki cyane. Impano ye yagaragaye cyane ubwo yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Yageragezaga kwandika indirimbo ndetse no kuririmba, nubwo nta bushobozi na buke bwo kujya muri studio yari afite. Iki gihe umubyeyi we umubyara yabonye ko umwana we afite impano, ariko nta bushobozi bari bafite, uyu mumama yakomeje gushyigikira umwana we ndetse akumva inzozi za Nasibu Abdul Juma wavugaga ko ashaka kuzaba umuhanzi wa mbere muri Afurika zishobora kuzaba impamo. Kubw'iyo mpamvu yahisemo kujya amujyana ahashoboka hose ngo arebe ko yabona uwabafasha. Bagiye mu ma talent show cyangwa se ibirori byerekana impano atandukanye, ariko ahenshi Diamond niyagiye agira amahirwe yo gutoranwa ngo abe yakishyurirwa studio. Hagati aho abaturanyi b'uyu muryango babonaga imvune ndetse na struggle Diamond na mama we bakoreshaga, ariko nta musaruro babibonamo. Barabasekaga cyane bababwira ko Diamond nta mpano afite, ariko bo banze gucika intege. Kugira ngo Diamond ashobore kwishyura amafaranga ya studio, yakoraga imirimo itandukanye, harimo kugurisha imyenda bizwi nk'ubuzunguzayi ndetse no gukora akazi ko mu muhanda. Ariko nabyo Diamond yakuragamo udufaranga duke, dore ko yari we utunze umuryango we iki gihe. Rero nta mafaranga yabaga yakwishyura studio yabonaga muri aka kazi twavuze haruguru. Kubw'iyo mpamvu Diamond Platnumz yabonye ko akazi yakoraga twavuze haruguru k'ubuzunguzayi katazavamo amafaranga yajyana muri studio, kandi yari nawe ufasha umuryango we kubaho. Yaje kujya mu bitemewe n'amategeko bimwe na bimwe nko gukina urusimbi ndetse n'ibindi, ariko byose abona ko bitazavamo amafaranga yo kwishyura studio. Yaje guhitamo kugurisha impeta ya mama we umubyara. Yari impeta yari ikoze muri zahabu, ariko byakozwe mu ibanga rikomeye kuko bumvaga ko abaturanyi babo iyo babimenya bazafatwa nk'abasazi. Amafaranga yavuye mu kugurisha iyi mpeta yayakoresheje indirimbo, ariko iyi ndirimbo ntiyamenyekanye. Ariko nubwo iyi ndirimbo itamenyekanye, yamufunguriye amarembo kuko yamuhuje n'umushoramari wumvishe ko Diamond afite impano yo kuririmba.
mu mwaka wa 2009 nibwo Diamond yahuye n'uwitwa Papa Misifa. Uyu mugabo niwe wahinduye ubuzima bwa Diamond Platnumz kuko yamwishyuriye indirimbo ya mbere yahinduye ubuzima bwa Diamond Platnumz. Muri iyi ndirimbo yitwa Kamwambiye. Muri iyi ndirimbo avugamo inkuru mamo y'umukobwa bakundanye hagati y'umwaka wa 2006 na 2008. Uyu mukobwa akaza kumwanga bitewe nuko Diamond yahoraga avuga ko azaba umuhanzi ukomeye muri Afrika, kandi uyu mukobwa yabonaga bidashoboka na gato, ahubwo akabona Diamond nk'agasuri ka kimezi gusa. Rero nyuma yuko uyu mukobwa yumvise ko Diamond yasohoye indirimbo ya mbere, yahisemo kumwanga, baratandukana. Bitewe nuko Diamond yakundaga uyu mukobwa cyane, kumva ko amwanze byaramubabaje cyane, ariko ntiyaheranwa nabyo, ahubwo abibyaza andi mahirwe yandika indirimbo ayita Kamwambiye. Aha abavuga ngo genda umbwirire wa mukobwa ko nyimukunda. Iyi ndirimbo niyo yafunguriye Diamond Platnumz amarembo mu isi y'umuziki, kuko yamuhesheje ibihembo bitandukanye by'umwaka. Yamuhesheje igihembo cy'umuhanzi mwiza ukizamuka mu mwaka wa 2010, ndetse yatwaye igihembo cy'indirimbo nziza y'umwaka mu mwaka wa 2010. Nyuma y'iyi ndirimbo Kamwambiye yari ibaye hit ya mbere, Diamond Platnumz yagomeje gukora cyane, asohora indirimbo nyinshi zakunzwe cyane zirimo Number 1, Africa Beauty, Lala Salama, Nataka Kulewa, Jeje ndetse n'izindi zitandukanye. Yatangiye gukorana n'abahanzi bakomeye ku rwego mpuzamahanga, bituma izina rye rirenga Afrika rigera ku isi hose. Yakoranye n'ibyamamare bikomeye birimo Davido, Rick Ross ndetse na Neo. Ariko mbere yuko dukomeza, hari umusangirangendo wanjye twarimo tuganira ku muziki wa Afrika Iburasirazuba, maze araterura arambaza ati kuki Diamond Platnumz ahora avugwa mu itangazamakuru kurusha abandi. Ati kuva yamenyekana mu mwaka wa 2010 ahora ari kwandikwa inkuru mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kandi koko nibyo, Diamond kuva yamenyekana ni umuhanzi uhora ari kuvugwa mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Yatari gusohora indirimbo abari kuvugwa mu nkuru zitandukanye, inkuru z'urukundo, abo bashwanye n'ibindi bitandukanye. Ati kubera iki? Mu mwaka wa 1998 Umuyahudi akaba umwanditsi ukomeye cyane yasohoye igitabo yise 48 Laws of Power, amategeko 48 y'imbaraga. Kimwe mu bitabo byamamaye cyane kuri iyisi mu bijyanye no gusobanukirwa imbaraga, ubutegetsi n'imitekerereze y'abashaka gutsinda no kuguma ku isonga. Muri iki gitabo harimo itegeko rya 6 rigira riti can't attention at all cost. Ati tugenekereje mu Kinyarwanda yaragiraga ati shaka uko abantu baguhanga amaso uko byagenda kose, cyangwa se haranira kwitabwaho n'abantu uko byagenda kose. Ni ukuvuga ko ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bakubone, bakuvugweho, batakwibagirwa. Kuri Diamond Platnumz rero aha niho yihariye. Diamond Platnumz yamenye ko attention cyangwa se guhora ashaka abantu bamuvuga ari imbaraga zisumba izindi. Ubwibyo inkuru ze mu rukundo zitandukanye n'abagore batandukanye, imyambarire ye, imibyinire ye no gusohora indirimbo kenshi gashoboka, ndetse n'uburyo agerageza gukora inkuru mu bitaramo agenda akorera ahantu henshi hatandukanye ku isi. Ibi ni ingamba yo gutuma abantu n'itangazamakuru batamwibagirwa. Diamond Platnumz ni umuhanzi wagerageje kubaka ubwami bwe ndetse n'izina rye. Ibi byatumye aba umwe mu bahanzi ba mbere muri Afrika bageze ku rwego rwo hejuru ku isoko mpuzamahanga. Diamond Platnumz ntabwo ari umuririmbyi gusa, ni umushoramari ukomeye. Yashinze lebo yise Wasafi ifasha guteza imbere abandi bahanzi. Kubera akazi gakomeye Diamond yakoze, Diamond yabaye umwe mu bahanzi bakize cyane muri Afrika. Atunze ibintu byinshi birimo amazu meza, imodoka zihenze, afite indege ye agendamo bwite, afite business zitandukanye. Ni umuhanzi wa mbere ufite abasubscribers benshi muri Afrika. Ariko nanone hari umunyarwanda wavuze ngo umukire azamurwa no kuzamurira abandi. Diamond Platnumz ni umwe mu bahanzi bazamuye bamwe mu bahanzi tuzi bakomeye muri Afrika y'Iburasirazuba binyuze muri kampani ye yise Wasafi Record. Yazamuye abarimo Harmonize, Rayvanny, Mbosso, Lava, Zuchu ndetse n'abandi batandukanye barimo na Juma Jux. Afite kandi ikigo cy'itangazamakuru cyitwa Wasafi Media kirimo radio na televiziyo bikunzwe cyane muri Tanzania.
uyu munsi Diamond Platnumz ni ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora kuva ku busa akagera ku ntsinzi nini. Urugendo rwe rutwigisha ko ntacyo waba ufite uyu munsi kidashobora guhinduka ejo. Inzozi zose zirashoboka niba ufite impano ariko ugakora cyane. Mbashimiye mwe twabanye, nitwa Mr Wizi, usaba ko wakora subscribe niba utarayikora, uka-liking iki kiganiro ndetse ukaba wagisangiza n'abandi batandukanye. Mushimiye we twabanye. Iyi ni Nepo TV official.